Kera nyir'urusoro amaso yawe yarabonaga kera nyir'urusoro amaso yawe yarabonaga waneranirije mu Dia kuri ibi bivuga imana izabikora ikibi Joya kuze izabiri umambu masese DJ Maramo Munyumve Pretty girl
Mutwemere abageni bacu banze bakirane, noneho tubone kubyina nyuma habanje kwakirana kw'abageni bacu. Abantu mwese ababasha kureba hano, ababasha kureba aha, abicaye n'abari hirya no hino, muhaguruke twakira abageni bacu. Reka tubasabe muhaguruke, niko bigenda, muhaguruke twakira abageni bacu. Ndabasabye mwese muhaguruke. Franka n'umukunzi wawe mubanze muzamura ibirahure hejuru, mwereke umuryango mugari bakomera amashyi, abantu bakomera amashyi bishime, hanyuma bakora ikimenyetso cyo gusangira, ubundi hasigaye bazamura igisirimba duhimbaza Imana. Subizamo injyana bagusabye. Ubu birahora batambuka batamukandagira, nanjye numva ashaka gusirimba. Aya nyamuna musi umwana. yayegere
Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be. Congratulations and celebrations. When I tell everyone that you love me. Congratulations and jubilations. Ndabasabye mu mbabazi z'Imana no kubahiro magomba, hari agace ngiye kuyobora mu buryo bwa Pentecote cyangwa se mu bubyutse, agace gato cyane. Mu kanya ndagaruka mu gitaramo cy'umuryango, ariko hari icyo numva nifuza gusaba. Ntabwo ari ibisanzwe, ntabwo ariko dusanzwe tuyobora, ariko umutima wanjye uremeranya nabyo. Hari ijwi numva rivugira muri jyewe nshaka kumvira. Ndashaka kubasaba yuko buri muntu wese uri aha ngaha tugiye gufatanya guhereza Imana icyubahiro kubera impamvu ebyiri. Impamvu ya mbere nuko uyu munsi kuburiho ni umugambi w'Imana. Uri impamvu y'Imana, wowe uri impamvu y'Imana, uri impamvu y'Imana, uri impamvu y'Imana, uri igisubizo cy'Imana, uri umushinga w'Imana, uri umugambi w'Imana. Kuba aha ni umugambi w'Imana tukureba, kubera ko abahanga baravuga ngo iyo urebye mu zuba ubona imbaraga z'Imana, wareba mu kwezi ukabona imbabazi zayo n'urukundo rwayo, ariko wareba mu ndorerwamo ukabona igitangaza Imana yaremye. Iyo urebye mu ndorerwamo ubona iki? Ariko mu yandi magambo niwe wibona. Uri igitangaza cy'Imana, uri igitangaza Imana yaremye. Ibitangaza by'Imana biri aha ngo bari Imana bashitira n'icyubahiro. Icya kabiri, ibiturwanya ni ibiremwa, ariko uturwanirira ni Umuremyi. Dore umva amabwiriza ibanga ry'ubwenge, nibazanya bakubwira ngo biracitse, jya uvuga ngo ndabizi ko bicitse, ariko mu ijuru hari ubidoda. Hanyuma rero bemeranya nanjye, bafite kwemera nk'ukwanjye, badapinga bikabije, nimuhaguruke dukomere Imana amashyi ku bw'aba bana, ku bw'ibi birori. Nimuhaguruke tuyikomere amashyi, nimuhaguruke tuyikomere amashyi ku bw'ibi birori, ku bw'ibi birori tuyikomere Imana amashyi, tuyicyubahiro, tuyishyire hejuru, tuyivugirize impundu. Ibindi byongeye kuri ibyo nimwiyicarire maze dutaramye. Bageni bacu mwicare mugubwe neza. Hanyuma
akaririmbo se ko bakaririmba buretse uramenya buretse iby'indirimbo mubiretse ibyo wankoreye nyine naba yiretse baravuga ngo ni indirimbo ngibyo wankoreye byangoze ku mutima ako kantu niko mushaka ndicaye ndatekereza nsubiza amaso inyuma ndebye ibyo wankoreye numva umutima unyemeza ngo nkwandikire urwandiko mwe muretse rero tubanze izindi gahunda munyemerere nkinguruka ababyeyi maze bakirane muri iki gitaramo kandi natwe batwemerere gukomeza gahunda zindi. Karibu umubyeyi mwiza. Ni ukuri muhuze ibiganza dushimire Kayiranga n'ubundi ndagukunda ngukunda utanyoboreye ibirori noneho rero iyo wanyoborera ibirori gukunda cyane umubyeyi mwiza. Reka mpamagare noneho w'agategeko ikivane gike usanga ese ko dutegekanya na neza nta n'ikibazo buriya tuba dufitanye nta n'ikibazo uzungu usanganira ukamusanga angana ikiza ntacyo bangana nacyo. Reka rero nkubwire twarasezeranye tuvuga yuko uyu munsi uzampekera umugeni nagusabye ntaremerewe rwose mu mijisho. reka rero muzimirize inyota nimba ari kuyizimira nimba ukwica oya n'inyica urajyana nayo oya sinabikunda ewe nyigende yonyine ipfa yonyine ipfa yonyine urayica inyota se niba mu muntu oya urayica rwose igapfa yonyine ikagenda none si urwaye bakakuvura ntukira. reka ibyo bintu rero bifite abantu babizi Pasita Kayiranga nawe uri muganga w'inyota. nayiha ibinini ikagabanuka sinayica uyishe byagutwara iki? oya ntabwo ndi ubwicanyi reka inyota ariko ikwiye kwicwa. inyota ikwiriye gupfa ariko igicwa na nyirayo wica inyota uri mbeshya ngo mbe umwicanyi icaye kera rudasarika wanjye. ariko rero ntabwo mwashimiye umusaza ndamukunda n'abakamuka buriya rero reka twereke ku buzima bwacu twese runo ruhisho ngira ngo wuze umushyo wayo ndetse nari inkozi reka nyisogongere wowe usanzwe ubizi iyo ni inzoga yari ubwo wayizi hano nkimara kukwakira wisanzure ntugire ahandi uca ngo ujye kubaza Kayiranga ngo ujye kubwira rwawe Kayira ibintu bimeze bite ntuse nka wa mushyitsi ukandagirwa n'inyana bamaze bati bigenze bite atara nta kintwaye isanzure hano iwanjye uvugire ikubanda ntugire ikintu utinya. wakoze mbaje kugushimira rero ikaze udusanganije nk'umuryango mwiza twaje tugana cyane. gushimiye ibi byicaro by'imfura mwatwicajemo kandi gushimiye izimano utuzimaniye cyane cyane nkanjye uhagarariye uyu muryango mugari mbereye ku isonga nabyo ndari gushimiye cyane. bavandimwe rero basangwa twaje tugana kandi dusangiye byose cyane cyane n'umuco wacu ndabashimiye murakabaho. rero
twaje turemerewe n'umujishi duhetse kandi tubahekeye. niko kuri. Guheka no guhekera imfura nk'izo uzi icyo bivuze. Uyu muhango rero wo gushyingira no gushyingirwa murabizi ni ishema cyane cyane ry'ababyeyi. Umuntu wese wabyaye, ababyeyi muri aha, ababyawe ndetse n'abazabyara, uyu muhango ni umuhango utera ishema ku buryo mwiza bwiza cyane. bagushimire. Utera ishema ababyeyi, ugaha agaciro abana twashyingiye. Bana bacu muri aba agaciro kwereka ababyeyi umuhango umeze utyo. Uyu ni umuhango w'ibirori ushimisha ababyeyi. Rero bavandimwe basangwa twaje tugana, ubu si bwo bwa mbere tukibonana, ni ubwa kenshi kandi tuzakomeza tubonane n'ikindi gihe. Rero nyakubahwa Rwabukayire, waje mu muryango wacu, uzamo ukunda, uzamo gukunda, uzanwa no gusaba irembo ry'umugeni nk'uko umuco wacu ubiteganya, nk'uko unabitegeka. Waraje rero turakwakira, tukwakira neza, udusaba irembo ry'umugeni, turarikwemerera, udusaba ko uduha inka y'ifatarije igendana n'umuco wacu, irashimwa iranashimika. Hanyuma usaba umugeni nk'uko bisanzwe mu muco wacu, nawe turamukwemerera, udusaba ko tugukosha, turagukosha, udukwera inka, zirashimwa ziranashimika. Uratebutsa rero, utebukije rero, umunsi watebukirijeho ni uyu twasezeranye. Imfura rero aho zisezeraniye niho zihurira. Itanze indi irahatinda, ntabwo yahaborera, ntabwo zikihaborera, irahatinda igategereza. Rero ntibadutegereje aho twasezeraniye, niho duhurira, ni naho twahuriye, ni naho twahuriye uyu munsi. Rero umugeni wadusabye ni Businge, nguriya singomba kumuhagurutsa. buriya ubaze uwo begeranye. yewe buriya ngo urugo rw'umwana rugususurukira utaruryamyemo. Yego, njye nabonye Mugambage amwenyuye, atangiye gutwenga, numva nanjye ibyishimo biraje. Ntabwo wigeze mpindurira, umugeni nagusabye n'uriya ni nawe washyingiye, kandi ikimenyimenyi ni uko Mugambage atigeze arakora. Nigeze rero kukubwira uburyo bw'uyu muhango. Uyu muhango ufite byinshi uvuga. Uyu muhango ababyeyi bawukoze, bawukoreye abana. Iyo ubyara ingabo zigatabara, iyo ubyara inka zigatungwa, iyo ubyara umuryango mugari, iyo ubyara abavandimwe, iyo ubyara inshuti, ni umuhango rero ukomeye. Ikindi rero nongeyeho, uretse kuba umuhango, ni igihango kitazibagirana muri twe. ariko n'uwabitiza hariho, hari umugambi w'Imana ubuzima bwawe, umugambi w'Imana umuntu yaremye, nicyo gituma imiraba n'imiyaga bihuha ntugire icyo uba, nicyo gituma isuri iritemba ari nyinshi, ariko ntigutembane, nubwo ibibazo biriho n'ibiteye ubwoba biriho, ariko n'uwabitiza hariho,
iyo wabwiye ntiyera uhumure gusenga kwawe kwarumvise iyo wabwiye ntiyera Baguri bari cyubahiro twese umva reka turima iki gitero buri hose uko satani atakiri mu isi umva si imbabazi yakugiriye yarakoze ahubwo byaranze uwakumenye kera mbere y'ukubaho uwo niwe wakwimanye yarakureza aragukuza ni nayo mpamvu ataza kurekura iyo ataza kuhaba mu izina ryawe ntawe ubakibuka yuko wigeze no kubaho mu isi uri hose uko satani atakiri mu isi si imbabazi yakugiriye ntabwo atakiza ahubwo byaranze uwakumenye kera mbere y'ukubaho uwo mubonye we wakwimanye twimanye yarakureza aragukuza ni nayo mpamvu ataza kurekura iyo ataza kuhaba mu izina ryawe ntabwo bakibuka yuko wigeze no kubaho mu isi uhumure rero uhumure gusenga kwawe kwarumvise iyo wabwiye ntiyera uhumure gusenga kwawe kwarumvise iyo wabwiye ntiyera reka twongere imana itware yumvise gusenga kwa buri muntu wese niba wibutse ukaba wibutse uri mu bibaya ukaba wibutse ubunabuna ukaba wibutse izari kirimo ukaba ubyibuka iyo mu buhungiro ukaba ubyibuka iri mana yawe urumugabo mana ndakwemera tubwire imana ngo ni umugati wa yemera abafite ibyarutse tubwire iyo mana iyo mana twongera bakagaca ijambo n'icyubahiro wambaye imyambaro mana urumugabo mana ndakwemera yesu urumugabo rwose ndakwemera amashuri meza mana iyo mana ni umugati wese turayemera dukomeze twamuke tujane urumugabo mana ndakwemera iyo mana ni umugabo nanjye ndayemera abageni bagihagaze umugisha cyane abageni cy'amazima agagusangira kandi dukomeze twizihirwe iyi champagne niyo ukoresha ibirahure birahari tujye hano baguma ngaho ubwo nta kibazo Reka
ngushimire wowe mana nyiringabo ibyo wankoreye numva umutima unyemeza ngo nkwandikire urwandiko ibyo wankoreye byamoze ku mutima ni jyewe bane cya gihe nuzuye amarira ariko nkugeze imbere urampanagura niyo mpamvu umutima ibyo kwandika urwo rwandiko turaza kurwandika nitubona umwanya cyangwa se turusome wenda rwarananditswe ntawamenya mwakire ibirahure maze mwakirane mugotomere n'amasaha nyota igihe mwahereye mwiruka ariko nibura uko biri ku mugoroba murasetsa icyo byo bibashije kuwushimisha umwe yariseriye undi ari marira kare byari bikaze murakoze cyane Imana ibahe umugisha ndagira ngo Bambaye kuba mubyariye umugabo ubwo rero turagira dutya Imana ibahe umugisha abadufashiriza bigira hino mujyana kugira ngo twihutishe igikorwa bagabanye ubundi ntagere kuragera agarukire hafi uzagira ubwoba ubutunzi buzaza uzagira ubwoba uzajya gutega amatwi uzagira ubwoba ibyo ukunda nzabikunda uzagira ubwoba ibyo wanga nzabyanga izina ryawe jyana mu gashashe gusa abatuzi batubona twishimye igiye komeza ucurange uma servieta. umuntu ufite lisiti y'impano nawe ayigize hino zaba impano abageni bagiye gutanga ndetse n'abandi bifuza kububakira. Harakurikiraho impano ya Uncle Sebutandi. Vamos
Uncle Sevdandi mwatambuka abantu bakabashimira babahereza impano. Ufite impano ya Uncle Sevdandi ayizane. Nanone kandi turatumira Mama Franka. Mama Franka watambuka. Bari umugabanyaho gake. Rekeramo indirimbo ariko yicaramo gake ku buryo umuntu avuga bakumva. Mama Franka batambuka bakurikirwa na Muhongerwa na Kokarigirwa. Ariko gahunda ntabwo tuba turibona ifoto. Abavandimwe ba Franka bashiki be barumuna be n'abakuru be mutambukire rimwe hano n'impano yanyu cyangwa se impano zanyu muzizanire rimwe ufite bakuru be n'abashiki be n'abarumuna be ubwo aba ari mu kimbo cy'umubyeyi ntago ari ngombwa kahaguruka muri abo munyarutse muzire rimwe ba anti ba Franka namwe mwe mwigitegura muhagarara ngaho. Ba anti ba Franka mwe mwigira hino. Ubwo ni ba nyina wabo na ba nyirasenge muzane n'impano zanyu muzire rimwe babafotorere rimwe. Abavuye mu Kayange niko bivuga ngo ba anti ba Franka ngo ni ba nyirasenge na ba nyina wabo n'abandi bo mu Kayange. Buri muntu wese wakomotse muri icyo gice uzi yuko yiyumva muri uwo mwanya atandukanye. Kandi ubwo bajya kureka muri umugeni ngo yabona nawe kugira ngo ibyo mugiye kumuha amakosa ariko gore bwabo reba basubiyeyo. Ngo nagende ndikubabwira ngo ndabona abandi bantu biyandikishije bavuga ngo n'abavandimwe ba Franka bari batandukanye. Birekeramo akantu gatuma umuntu avuga bakumva. Ndabona banditsemo n'indi bivuga ko ngo abavandimwe ba Franka ngo niba ari abatandukanye n'abandi twabonye haruguru umuntu wese ufite impano igendanwa tudahamagaye izina rye yaba yiyandikishije cyangwa atiyandikishije nahaguruka. Aba niba bahuje ntacyo bitwaye. Umuntu wese nongere mbisubiremo, umuntu wese uri butanga impano igendanwa amazina mwe mwigira hino mama bakobwa rwose
uzajya gusaba akaririmbo ko kwinjiramo ujye ukamuhereza ariko tudasomye izina rye. Natambuke, nudatambuka uwo mwanya turawurenga, uzayijyana mu rugo rw'abageni. Sura mu rugo. Murakoze cyane. Mumufashe rero. Murakoze cyane. Dusigaje iminota mikeya cyane tugahagarika igikorwa cyo gutanga kado. Harabura iminota mikeya. Wow. Nakoze cyane n'abandi bakomeze batambuke. Twihaye iminota 20 gutanga impano bikaba birangiye. Ngero gabanyeho nongere mbasabe ngo umuntu uzi kari butange kado cyangwa impano igendanwa natambuka yitange, yaba yiyandikishije cyangwa atiyandikishije, kuko tugiye guhereza umwanya ababyeyi niba turi buhereze indangururamajwi bonyine mu mpande zombi kandi nabwo umwanya mutoya. Uzirikane ko tugomba korohereza abantu bataha kure bakabona uburyo bwo gutaha. Uzi umuntu kuba yagushyigikiye yakwitangiye kandi yarangiza nanone akanababara. The love is a bomb. I'm yours. Your cargo, let's fly in your chopper. Hey, yeah. Only no more fun, tiny night now. Put a movie, my combat, I'm set to so. One for love, baby, one for the sound. Iyo foto nubwo iremereye ariko mwihutishe. Would you mind? Calling your phone at any time. Would you mind? Gusa mfite amatsiko yo kuyipfundura nkareba ikirimo yaba mwashyizemo amabuye y'agaciro. Urubanza rwa kado ndarukize nta yindi iri buvuge. Aha.
rusengero mutambuke. Igihe tukamenyerezaho gatoya kansabe itorero rya Global Salvation Church naho yasengeragamo batambuke dutange kado. Imana ibahe umugisha batugirire vuba. Itorero yego tukabigire hino dutange impano bateguriye abageni babo. Mwari bamugisha nawe turagukunda twaguteguriye iyi mpano. Reka Pasiterine yigire hafi dutange impano. Turagukunda, turakuzirikana kandi tuzakomeza kubana nawe. Ducunguze uburyo ababyeyi bafite impano mwatambuka mugatanga impano yanyu. Merekere hano hari undi mubyeyi wifuza kubahereza impano. DJ. twicaje aha kugirwa n'abake umukobwa wacu umukobwa wacu urisanga turagutetesha ntuzagire ikibazo ngo tuvuye mu babyeyi usanga ababyeyi turi ababyeyi turagutetesha kandi icyo nkwijeje Franka ni umwana wanjye ni umwana mwiza azakubanira neza kuva mu buto bwe aritonda akora byiza bisobanutse ntuzagire ikibazo. Izi mbuto dutanze ni ikimenyetso cyo kubyara mukabyara mukororoka urugo rukagendwa mukakira ababyeyi mukakira inshuti mukakira abavandimwe. Mukobwa agahinda kareke murakoze nanjye ndashima Imana uyu mwana ni imfura yanjye uyu ni umukazana wa mbere mbonye zamubera umubyeyi mwiza ntazababare ngo nuko avuye iwabo agiye ahandi zamubera umubyeyi nk'uko bishoboka kose nk'uko Mugambage namureraga nk'uko nawe yambereye umwana
ubu ngubu nshimye Imana ko mbonye ubwunguko mu rugo iwanjye no mu muryango wanjye. Mugamba ndagukunda noneho birushijeho kuko mbonye umukazana. Ni kera navuga ngo Mana wampa umukazana, ngize Imana rero ndamubonye. Mukaza nzagukunda ndetse n'izina nkwise Muzirankoni, atazibeshya ngo aragukoze urushyi. Nagukoze urushyi uzansanga mu rugo nzahakora. Aha, kare. Shima. Muhindukire kugira ngo abafotora babone. Udushinga byo kwihemura wacize indirimbo sha ko bararira umuriro ushizemo maze indirimbo zishime bavuga bati uri mwana we uri mwana ya kandi kago uri mani Imana igumye ndagushimiye. Ni murumuna wanjye sibyo rwose. Nitwa Rutinduka Frank kandi no kuri kw'Imana ndagukunda Frank. Nta magambo menshi afite yo kuvuga. Imana iguhe umugisha. Ngushimiye koga naho Frank nimutwako zaze nguhinga. Jewe nitwa Celestine Gafaranga, nkaba ngize Imana nkabonye umukazana wa mbere. Ubwo ntagiye kuvuga byinshi cyane, nanjye mbemereye inka yo kugira ngo bazubaka urugo bazajya babona amata y'abana. Mugamba uraho w'umugongo muremure umeze neza. Muramo wanjye torangara mu w'umugongo Ronald. Muraho mwese namwe muraho bo twazanye. Nitwa Rusagara James, ndi umwana wa Sine wagira ubuhatsi rwa Kajabyi ka Rwagakinga ka Migambi ka Rugari. Ndi umwene gito n'umwishywa w'Abahinda kwa Kayomberera kakavutse mukama w'indaya. Reka rero mbabwire uyu gafunga ngungu y'umugongo. Uyu muhungu twaranyetanye. Uyu muhungu ntago ari ukuvuga ngo ni mukuru wanjye cyangwa murumuna wanjye, twaranyetanye. Ni umuntu twambaye akabaraho kamwe, twambara boots imwe, ariko ndamukunda. Mugamba njye ndagukunda, ntago ndi bujye mu bintu byinshi, ndagarukiraho. Numara kuruhuka uzansure iwanjye, urahazi njye mbana n'umukecuru. Urumva mukobwa muzima, kandi uzakomeze use nk'ishyushyu, ntuzandure ku maso. Mugamba nushojesha umugore nzakwanga. Ubundi urugo rwishimye umugore arabyibuha umugabo agahorota. Reka dusabe muri ubu buryo n'abandi twabujije kuvuga. Uzansange mu rugo nzakubanza. Ubwo urakoze cyane. Niba hari undi wifuzaga kugira icyo avuga twamuhereza umwanya, ariko mu magambo avunaguye. Nta kibazo, ubwo yabyumvishe yanamuhaye inka zansange mu rugo. Urakoze cyane.
mudufashe rwose inshungu y'igihe n'umwete. Mugamba uraho cyane amahoro aho umugeni wacu ndishimye. Amazina yanjye nitwa Gafuruka. Ntabwo nshaka ko mumfatara. Naje hano natowe n'undi muntu twazanye. Yewe natowe n'umuntu wo bita Giovanisi. Kugira ngo niba ari nyogosenge n'aba ari inshuti yawe simbizi. Twaje pasiteri yuzuye. Twatowe na Giovanisi ari hehe hano. Yewe ntabwo natwara amasaha 12 navuye mu rugo rwanjye ngo ngende utananze. Naba nkoze ubusa. Umuntu wadutoye ari hehe? Giovanni niba uhari haguruka. Wanyweye mu rugo nabare mumumpamagarire. Ariko hagati yaho ndashaka Mugisha, ndashaka Murenzi, ndashaka Steven Yu, ndashaka Kamari. Mugisha ndakureba aho wicaye vayo, na Kamari muveyo hano, na Mukimbiri n'abandi twazanye mu modoka kwa steri abantu 20 bangaye. Nibanze muhaguruke. Ntabwo nibeshye ibyo mvuga ndabizi. Aba ni abantu bo mu Kayange bakurikiye Mugambagi. Imana ibaho urugo rwiza kandi rw'amahoro. Muraho bantu twashyingiye. Imana ibaho umugisha umwatubyarira umwana muzima, tukaba tubahaye undi muzima. Nshimiye Imana yuko Imana ari ikora ibyo dukora byose. Yesu ni umuhanga urusha amahanga. Nawe mwenda gushimiye. Ntekereza yuko nigeze kukugira inama nyinshi. Nshimiye Imana yuko inama zanjye wazumvise. Jewe nanga abana bapfumura. Buriya iyo upfumuye ubyara n'abana aba ari karande. Yagukurikirana n'abana bawe bakazashaka. Icyambere cy'ibanze ni uko ari wowe utanga urufunguzo rw'urubyaro rwawe cyangwa se imibereho y'abana bawe. Icyambere cye gikurikiranye ni uko ugomba gufata abana ukabarera neza, wanashaka uciya mu buryo bworoshye, ukongera ukabivunura ukabishyira mu murongo mwiza. Ndabashimiye ko mushakanye mwabana mwe. Imana ibahe umugisha. Abantu mwicaje hano mwagerageje, mwatanze igihe cyanyu cyo gukundana, mutanga igihe cyo kubaha Imana. Gukora ubukwe ntabwo byoroshye, abenshi basigaye babikora mu buryo bwo kugira ngo boroshye ariko ntibace mu nzira zimwe. Ndashimira Imana rero yuko ibayikoreye ubukwe bwiza. Nawe Imana ibahe umugisha. Kandi wa musore umwana n'umwana n'umwana muzima ndabizi. Ziyo ko muzihangana nimukomeza Yesu ngera kubona umurokore, kuko umuntu w'umurokore ntabwo ajya yishima. Nubwo mugasenga urugo rurimo amakorosi menshi ashobora kugora, ariko iyo wegereye Yesu amakorosi agenda ayakorora. Biba munyenga mu gushaka, ariko bigeza hagati y'akarugo bisharira. Ariko gusharira ufite Yesu urabitambuka. Ndabashimiye. Nshimiye n'Imana yabahagaritse ikabahuza. Singiye kuvuga ibintu byinshi, nawe murabizi ko mukunda kandi umaye n'umwana nzakura. Igihe nikigera uzaze kurusura, uzabubakira Imana ibamugisha. Yitwa Imana yo kabaho. Yitwa ndiho kubera ko turiho. Amen. Arakoze ko mpaye umwanya wo kuvuga. Ndashimira Imana cyane kuko imyanya irabura, ariko ntawe nabuze kuko natashye ubukwe bwa Frank.
Haguruka ubundi wari uhagaze. Nukuri ndashimira Imana mwakoze. Washatse ushaka kuravuna. Iyi mvune ni umusaraba. Urakoze ushatse umwana mu nda kandi nabyaye umuhungu wanjye byaramuvunnye kugira ngo ashake abinyuzemo akenshi ni nko gutunga buriya gerageza amatungo ukayirukanka inyuma bayahakanga bayabyageza bikagusiga ariko ukagumugerageza nk'uragira ukaragira ugacaha kakuyega ariko Imana ishimwe kuko uyu munsi uhagaze muri iki kidara nagerageje gushaka bagakomuka mu musaraba warwo anyuze mu musaraba w'urugo ni ukuri ndashimira Imana ko ahagaze uyu munsi yashatse anyuze mu nzira zose z'ababyeyi n'iz'Imana akaba uyu munsi ahagaze ahangaha yose abivuyemo Imana imubarire bitazanarumba kuko urahinguka narumbya cyangwa ukabyara ukanapfusha cyangwa rukanga ariko urakomeza nabwo nubwo byakwanga ntabwo gushaka ni ugushaka muba muri babiri ibindi bikaba amahirwe rero ndashimira Imana uyu munsi kuko muhagaze mwembi kazi Imana izabahe byose impande zose ari amatungo ari ubuhinzi ari ukubyara ikintu cyose Imana no kuri ndake Imana izabaye kumereye furaha kuko ambereye umwana mwiza ntabwo ubuzima byinshi singiye kurandamura si kwandika ibitabo si iki urakoze kandi kuko wadukunze ukamukunda ibintu birabonana kugira ngo umuntu yemere nk'iki gihe ahagara imbere y'ababyeyi nk'aba waje biragorana kwezi twarashatse uca muri ibyo bintu igihano aramba mu gasaza nabyo bikaba byiza ko bigeza nikuru bikajya mu rwiri rero ni urwiri Imana izarukuremo ry'imifumbire kugeza cya gihe cyose cyo muzabukira ku isi ibindi byose murabizi igenda mu rugo urahazi uzaza nzagushimisha n'uyu mukobwa byahise hari icyo muza ntoye ndetse hari icyo uzi umutima wawe mwiza kandi n'uwanjye uri mwiza Imana imuhe koga urakoze naho ibyinka byo niyo napfuye umwana yego n'umugore yego kandi twese ntabwo barumuna bawe bayiguha umugore wanjye reka twakire ababyeyi bongere baganire bombi hanyuma ari nako tugana ku amahoro uzi inzira nziza inzira nziza urayizi iya nzira mbi iyi ni inzira nziza iya nzira mbi itavuna nk'umugongo iyi ni iyatunga inzira nziza ndumurinda zikubona warugina rwanga nitwaza indundura mugabo umvira nziza ya rwangara reka bumve noneho rero
umva ngongo ya rugina abahungu bajyaga bumva bakubwire warushyize mu mwuka ndagira ngo ushime ndagira ngo ushime wubakiye abana ahangira murabizi ni mu gitaramo ni mu ruganiriro kandi ufite ahantu wubakiye abana ejo abo nzatuma batazaza bayoboza hanyuma ugerekeho wubakiye abana ndetse unamfashije muri byose ukomeze uhanyereke unansezerere ndagusaba kugaruka imuhira nkajya ibyiza mwangiriye kandi ngira ngo urabizi akicaro keza kikurwamo n'umwana uzi ubwenge niko kuri ufashe rero tujye kuvuga ubutumwa umfashe unyerekeho abana wabubakiye n'intuma barumuna babo bagira senge be kuzayoboza baza gusura murumuna wabo yego naho inzira nziza yo niyi nayibonye inzira nziza ni iyi reka usabe kandi ubwo neguhimba ndabona gusezereye kandi ni byiza kugira ngo igituma ngo bahe impamba ndagira ngo tutaza kugaruka hano mu rwaniriro rwose ukomeza ujya kunyerekaho abana wabubakiye niko kuri ko maze rero dore iyi ni inzoga buno buki unahinduye ni inzoga buriya nta nzoga itagira ijambo nta n'ijambo ritagira inzoga y'ubuki ariko ni inzoga ariko y'ubuki si ubuki se ubwo tubyemeranyijweho yuko ari inzoga ndareba ko wayikaniye ubuki kandi burakanirwa ni uko nguko niko noneho rero ndetse urarushaho akanisha noneho ntabwo turi busige abana aha ngaha yego subira hariya wicare nanjye nicare hariya hanyuma akayiranga abwira abo bana nibamara kugera mu nzu ndakubwira kayira akazi gasigaye ni akawe nanjye akanjye gasigaye ni ako guherekeza abashyitsi kandi kamanze mbashimire kuri buri muntu wese wagize uruhare muri uyu bukwe intambwe zose twanyuranyemo mwakoze Imana ibahe ikindi reka dushimire Imana yabanye natwe mu isengesho kandi tuyiragize n'ibiri imbere tugushimiye kuri Imana yacu bwite twatangiye ibi birori byacu turabikuragiza kandi tugusaba kubana natwe dusezeranira nawe imbere yawe ko nitubisoza amahoro nk'uko twifuzaga turi bugaruke dushima izina ryawe tugushimiye rero ko wabanye natwe umunsi wose kandi si uyu gusa ahubwo no mu itangira ry'ibi birori wagiye uba Imana kandi ugaragaza imbabazi zawe tugushimiye rero kugabura kimwe cyakorewe aha kandi tukuragize n'ibindi biri imbere abari mu nzira barimo gutaha abakiri hano bagiye guhaguruka bagenda abari bucumbike hafi na kure imbabazi zawe zitugote turindirwe munsi y'icyo gicu cy'ubuntu bwawe kandi buri wese uko aza kuvugana na mugenzi we tubwirana amahoro kandi tubwirana iby'urutse imitima uru rugo turarusengeye rwa Frank na Naume umushinga batangiye ntabwo ari uwabo ahubwo ni uwawe kuko uhereye kuva kera urushako niwe warutangije kuko umugambi wawe wo kororoka kw'abantu ugomba kunyura mu kubana kw'abashyingiranywe bombi ubaha umugisha kandi uzabashyigikire imiryango yombi ibaha umugisha dusenga twizeye mu izina rya Yesu amen abana hasigaye umugeni y'amahoro amarangamutima yo ni menshi